ahangaha icyo tugiye gukora, tugiye guha email yacu umutekano ku buryo nta muntu ushobora kutwinjirira. Tugiye kujya muri Chrome twandikemo Gmail account. Noneho aha iyo ukanzeho, iyo umaze kubyandikamo ugakandaho, uhita ujya noneho mu makuru yawe bwite. Dore hano urakandaho. Noneho umaze gukandaho bihita bikujyana hehe? Muri personal. Nyine uba ugiye mu makuru yawe bwite muri konti yawe, ugahita wemezaho hariya. Murabona harimo email yawe, harimo telefone, hasi hahera hari igice cya password. Noneho sasa reka duhere wenda mu gucenjinga telefone. Rero ushobora kongeramo indi telefone, ushobora kuba ino telefone yo gukoresha utakifite ugira ngo uyihindure. N'ubundi tukora hariya. Noneho maze gukora ureba kari agakaramu kari hejuru n'ahantu ho gusiba. Iyo ugakozeho urayihindura. Yaba ariyo ugahita ushyira hariya, ugahita ufungura kari akantu kugira ngo nyine ibise ifite security. Noneho iyo urangije usubira inyuma, ugahita uza hano kuri email. Sasa rero hano ino email yawe tuba tugiye kuyikora recover, tuba tugiye kuyihindi email yindi. Ahangaha uhita ukanda hano kuri add recover email. Ahangaha rero ugiye kuyihereza indi mail izajya yifasha mu gihe wibagiye password cyangwa se ubwawe wanayibagiwe, yaguhereza recover yayo. Hano urashyiramo email uyemeze, bahita bakubwira ko yoherejweho code y'imibare 6. Dore ngiyo hano. Uraza muri Gmail yawe uyikopiye, usukore paste mo hano muri verification code. Nurangiza icyo ukora niki, urakanda verify bikomeze. Ubutari hano wamaze kuyadingamo, washyiramo n'indi nanone ubishaka. Noneho urakora back, urasubira inyuma kuko yamaze kujyamo nyine. Iyi ngiyi izajya backingira yo hejuru, izajya yiha ubufasha. Urabona email zabaye ebyiri, na hano kuri telefone wakongeramo izindi. Sasa rero mu gihe bagiye password, n'ubundi ni hahandi winjiramo ukaza hano hasi hahera hano, aho hasi hahera Google password, bahita bakujyana kuri ubwo wenda ahangaha urabanza gushyiramo password ya telefone. Hano ugahita ushyiramo password uzajya ukoresha kuri email hariya, ukayicreatinga nyine ahangaha hasi. Change password wihinduye tayari, ubwo ibintu byose biba birangiye, email yawe ifite umutekano 100%.